se mujyanye niba hari ikintu mwifuzaga ko mbabwira nimwicare nyibabwire nyine mutanjyanye ariko uziko n'agasuzuguro wakazira. Mfasha Karame ubundi bakwitana banyita Musaketi. wanyu ni heza majyepfo mu majyaruguru ni he? Mu rugo ni Nyagatare ariko nakuraga hano mu mujyi. Ngiye mbasize hano nzongera kwinjira nkasanga amarira yanyu uzambona. Ndose ubundi turakubona kangahe na Kandi bari uriya mukobwa yaduhaye amakuru yose urumva ariyo makuru dushaka kuguha duhawe n'uriya mukobwa uri mu bitaro. Ndumva ari cyo cy'ingenzi kuko amakuru niyo dukeneye cyane kurusha n'ibindi byose kuko uno mujyi ndi kubona pe ibintu biri kubamo bitenyeke kabisa. Ariko buriya nyine sinzi nyine ikintu twakwiye gukora muri kano kanya. Ariko se ceceka wumva ayo makuru. Mbateze amatwi ni mumbwire. Uriya mukobwa duhaye amakuru urumva Ndimo ndabumva ngo akeka ko bariya bamuhemukiye urumva uri kumva. ndimo ndabyumva neza. Akeka ko bariya bamuhemukiye n'ubundi aribo bigeze gufata wa mukobwa. Amakuru uriya mukobwa duhaye atubwiye ko mugenzi we yafashwe kandi abamufashe niwe bafashe n'uriye. Bishoboka bite ubwo ngubwo? Niba abagizi ba nabi nyine. Ubwo ni ba Kibuti n'abarwara ubwo bavuga. N'abacyarubwa. Buriya nibo kuko ako numva ayo makuru akeneye nyine tukayaheraho mwiperereza kuko numva ari amakuru y'ingenzi cyane kandi akomeye. Makuru turi guhabwa na nyirubwite urumva ko ari cyo yadufasha mwiperereza turimo. Fan ndamye neza ko abantu ari banange bamfashe. Ariko bari abantu rero bakabije kugenda bafata abantu cyane. Nabimenye niba ari abamfashe kuko nibo bazengereje umujyi. Akafande numvira ijoro nakuje bekaguhari. Numva twategura umukwabu udasanzwe wa simusiga abo bantu bose icyo nzi nuko nyine mudugudu hari akaraporo gataye yampaye kabo. Numva ariko twahera abo bantu bose tukabaraza muri gereza. Uhereye kuri Cyarubwa na Bizimana. Abo ngaho tugomba kubahera. Uyu mujyi tushaka kuwusukura. Aya mabandi yose ari kuyogoza umujyi tushaka kuyashyira hasi. Umukwabu. Abantu babyuka mu gitondo nta kintu bakora. Maze umuntu nijoro bakataka bakajya gukora. Nta kazi bafite tutazi ibyo bagiye gukora. Abone bagiye gufatwa rero. Nge nakubwiye ngo operation igiye gutangira from now. Guheriza saa turava hano tujya twinjira muri operation. Ahubwo mwihutisha kuburyo nta numwe tudafasha. Ndakeka imodoka iraregeye ko n'umushoferi arahari ndakeka. Amapingu murayafite mwese. Mapinga araregeye ahubwo igisiyo dusigaje tugiye kwambara buri twataka. Nta mikino ihari. Nta mikino. Twagiye. Kuyu mujyi dushaka kuwusukura. ubundi wowe bakuvanye hehera ntabwo ubizi mwana uracyarimo gukina. ndi gukina se uricara ndi gukina. Wasanga yo baragufashe niba nagukubita. Sinzi ngo nakubise. ubone baba nkubitaga ntibamfate ku ngufu. Ese wanyu ni hehe? Ni muri Nyagatare. Tumbe wanyu ari mu mujyi. Mu mujyi so yaza ko ari mu mujyi nanjye ntabwo mba narakurina. Ahubwo tujye tubyorere mbwira ukuntu witwa. Kuko igihe tumaranye nanga n'undi twatangiye kuba abavandimwe. Banyita Kazuba. Nanjye banyita Musa ariko nakubeshya ibisebe biri kunjye ahangaha hose baraturagaje. Yego umugabo ntamenyera se ntabwo narushye kwicara hano hasi. Ubona yawe harimo n'intebe ngo umuntu yicara.
hajya kugira umutima ubundi ubu bwoba bafite n'ubwiye tugiye gutoroka niba dufate nibashaka baduca impeta umutwe se baraguca kangahe aho ujyana ahantu hari no kuntukira ubunukira haguruka bwo tugenda tugiye kujyana n'amapata dushake tuyace akafande cyari igihe kinini tudahura twese nka gutya nubwo duhuye mu bibazo ariko nyine byari bikwiye ko twahura gutya tukaganira kuko ikintu cya mbere gikenewe dukeneye kubanza gukoresha nyine uriya mukobwa twafashe tukareba ko hari amakuru y'ingenzi twamukuramo yadufasha kuko ndakeka ku mukwabo waraye ubaye nimugoroba twafashe abantu basaga 50 harimo abagore 10 abana b'abasore batagejeje imyaka 5 n'abagabo 35 abo bose baraye hano kuri sitasiyo. ese mwamukuyemo ipingu isanga uriya mukobwa ntabwo twese tumukuramo ipingu uriya mukobwa y'igitanda twamushyizeho twamurekeyemo ipingu kuko gusa nyine ndumva mugani twakoze igikorwa kitari icy'abantu b'abagabo kuko uriya mukobwa naje kumenya ko afite inda ariko uzi ko mwese mwahanwa twebwe duhanwa se icyo numva nuko twazana uriya mukobwa tukamukuramo amakuru y'ibibera muri uriya mujyi rata icyo kintu uvuze nicyo kuko biragaragara ko uriya mukobwa aho ataha naho dushobora kuba duhakeka hako wivanga amadosiye wowe uvanga umukobwa muramukuramo amakuru y'ibibera muri uriya mujyi uriya mukobwa ntabwo igikenera kumukuramo amakuru y'uno mujyi wose kuko uriya mukobwa ahantu aba hakekwa umugabo witwa Ruganzu kandi uwo mugabo niwe mukuru w'amabandi yo muri uno mujyi rero mwe mwifata uriya mukobwa mu Rwanda mushyire mu mutwe reka tumanze tumureka yitekerezeho tugende tumukore muri rapingu hanyuma ngende mukore iperereza noneho mbazanira amakuru afatika nibyo yahuye na muganga ntabwo arahura na muganga aracyaryamye handi ku gitanda nta kibazo nahura na muganga nyir'ubwo uragenda umubwire ariko uwo Ruganzu nawe ndamukeneye aho arafatwa bibaye byiza mwafatira Ruganzu mwamara kumumfatira mukamunzanira mukazana n'uwa mukobwa ariko umukobwa ikintu manje kubabwira cyo none angaha iminota 5 ndishi ngo turamukuramo ipingu bose nta hantu bazaducikira mwana w'umukobwa mumufungana ipingu bibaho ni umunyabyaha bingana iki murabona kurifunga na Ruganzu mukarifunga n'uwa mwana w'umukobwa ariko afande hari ikintu gitoya utazi uriya mukobwa niwe nakita nka bwana iri butugeze kuri uwo mugabo Ruganzu kuko utumva uwo mugabo Ruganzu mugire ngo ni umugabo woroshye kuko Ruganzu afite dosiye 3 hano zicyubitse z'abakobwa 3 yishe akafande buri kintu mbona kikwiye numva wazamukana na Wiri nuno bano basore bose mwazamukana mukajyana bagiye gukora muri mukobwa ipingu none ura mukobwa mukaza kumuzana nanjye ngasigara negura hano ibikoresho ku buryo araza muhata ibibazo ariko nyine icyo mwagomba kumufasha numvishe ko abagore batwita bagomba kwita ahubwo nyine ntabwo basangira n'izindi mfungo mwabanza mukamwitaho mukamuha akadushe akabanza agakaraba mukamuha imbuto cyangwa se n'amata akanywa ubundi mukamungezaho nkamuhata ibibazo ariko nawe ikintu ugomba utegure itimu igiye gufata Ruganzu ninjire hano turahari yahageze turahari twebwe kuko nyine ndumva nimba ugiye mu kibazo cya ba Kibuti na ba Rwarubwa kuko ugomba kuzamukana na bano bahungu ugakurikirana kiriya kibazo cya ba Kibuti na ba Rwarubwa noneho ugasanga nanjye maje guhatura mukobwa ibibazo tugahuza ayo makuru hanyuma rero twinjira muri dosiye yo kureba bari abantu twafatiye mu mikwabo ariko ikindi cya kabiri twongera gutekerezaho cyane kandi nacyo dukurikizaho aguha amakuru ya Ruganzu kuko ndayakeneye nkeneye kumenya ngo Ruganzu ni muntu ki utuma tutaryama utuma tudasinzira njye ndamushaka ikintu kigiye gukurikiraho rero ngiye ntabwo naranjyanye namwe mu gufata uriya mukobwa ngiye kumubaza nk'umuntu usanzwe kuko ndamubwira ko ndi special agent ino badge yanjye niyo mpamvu ubona nayikuye mu ijosi muraba muyifashe hanyuma ngenda muhata ibibazo muraza duhuzahuza ayo makuru numva waba mwaje ino badge yanjye waba uyisubiranye hanyuma noneho mukaza kunyereza umukobwa nkamuhata ibibazo nawe mugakurikirana ibyo bibazo bya ba Kibuti kandi noneho urumva yego ntumweruriye ibyo ushaka kugeraho neza yego gusa ukurikirana amakuru ye neza umenye Ruganzu ni muntu ki
yego okay duhuze mu kanya sawa sawa umenye n'abo bandi bakorana yego ahantu nsanze hafunguye ra madamu se yaba Tracy Sheri natashye hano hantu hameze wagira ngo bari kuhuka insenda ya madamu urusenda rusize mu mbabura atabizi yewe reka njye kumureba wasanga imbabura yari urugo rugutanze se Ruganzu amaboko hejuru uri umupolisi se se Ruganzu uyu munsi ndi businzira urumva afande kujya uyu munsi ndi businzira mezi zimburanisha umunsi ndi businzira none okay injira okay wiri koresheje umwanya kabisa okay niyicara aho ngaho naribi kametsu yoyo turi kumwe naribi mani kuri atanu turi kumwe musaza mizete madamaze neza okay ndabona uri n'umudamu hari kuko ndabona ari bisa nkaho kuriwe okay mbere na mbere amazina yawe witwa nde banyita Tracy turuka mu kahe gaceya ubu ngubu tuye he ntuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Masoro umudugudu wa Nyarurembo hanyuma ubu ngubu tuye hagana he ndi gutura muri Kicukiro okay gerageza kongererwa no kubwiye mu ngo ntuye muri Kicukiro okay hanyuma rero mbere yuko ntangira kubaza ibindi birenzeho unyisanzure kuko njye ntago ndi umupolisi wenye naturutse muri kira kigo bita Isange One Stop Center numvise ko hari umwana w'umukobwa utwite wafungiwe hano muri no gereza naje nze kumenya iby'uwo mukobwa uko bimeze yego wafashwe ryari nzana kuri polisi cyangwa wowe igihe bagukuriye mu rugo ahantu uba bakuzana kuri polisi ni gihe ki no munsi w'ejo ufashwe n'abapolisi bangahe babiri aho mu rugo ubana nande hari muri umuntu wawe mubana ufite umugabo cyangwa se ubana n'abandi bakobwa kuri abakobwa baza bakikodeshereza bikumbaza byinshi wa mugabo mbana n'umugabo wanjye uwo muntu mubana akora iki umugabo wawe ariko madamaze ndabona ibi bintu udashaka kubyoroshya kandi ngiye kuma makuru y'ingenzi ukambwiza ukuri ibyo biratuma mbona ukuntu gusora hano muri no gereza nushaka gukomeza kumbeshya birarushaho gukomeza kuba bibi sibyo wamfungukira umbwire kuko ushobora kuba ukeka ko iyo nda yawe ufite tutari bugufunga batari bugukomeze kugufunga ariko nimba wumvisha abana barizara muri gereza bara ntago ari abana b'abapolisi ni abana ba nyina babyari hano muri gereza nimba utazi ukuntu bigenda hano muri gereza iyo icyaha kiguhamye baragufunga ukabyara umwana yagira amezi 6 bakamwohereza mu muryango rero abo bana wumvishe barira ntago waruza amezi 6 ngo abohereze mu miryango yabo rero nimba wumva ushaka ibintu bigenda neza okay kumbwiza ukuri kwawe ibyo biratuma mbona wemera ngufasha reka mbwize ukuri n'undi amaherezo ni ugutaha ko ntabwo nakwishimira kuba muri kino kizu cy'abanyabyaha funguka umbwire nta kibazo umugabo wanjye bamwita Ruganzu okay mazina yitwa Ruganzu bamwita Ruganzu wa best yego nahuye nawe yego ubwo narinje hano mu mujyi waje mu mujyi hari famiye usanga cyangwa waje uje mu kazi naje nje mu kazi murana ba rushimusi yego
muri uko kunshimuta naje kugirwa impuhwe na Ruganzu nyine arankunda anjyana iwe. Urabana? Yego. Aka kanya tuvugana namaze kubyakira nk'umugabo wanjye kuko nta kundi nabigenza. Twabanye hafi amezi 6 nasohoka mu nzu, none yanteye n'inda none ndakuriwe. Bivuze ngo iyo nda utwite ni y'uwo witwa Ruganzu? Yego. Okay, uwo mugabo wawe witwa Ruganzu ni byiza mumaranye amezi 6. Ni akahe kazi akora? Humura nta kintu uba. Ntabwo ndi umupolisi ngo ndagufunga, wowe mbwira mbona ukuntu aho mera ngufasha. Akazi akora ibyo byo ntabwo nabivuga, ntabyo mbizi. Ariko madamaze harya ngo witwa Tracy? Yego. Ndikumva ibintu wabifashe nk'aho ari joke. Ndikubona wagira ngaho ari waje muri interview nka zirimwe tujya tubona ba Irene Murindahabi bakora. Ngiye rero ndagira ngo nkumenyeshe neza ko nindamuka nsohotse hano muri no gereza nta kintu ngufashije. Ubimenye neza yuko iyo ndutwite uzayibyariramo hano. Umwana wawe yagira amezi 6 agasohoka ukazongera kumubona agize ubwenge bwo kuba yaza kugusura. Rero nimba wumva ushaka ko dukorana neza, mpa amakuru yose y'ingenzi akenewe narenza ashoboka, mbona aho mera ngufasha. Ibyo ndabyumva ariko nta kintu bigaragaza akazi ke ntabwo nkazi. Okay, Tracy, kare rero nkwinginga kuko burangiye akazi nkora mba mfite abandi bakobwa nkawe n'abandi badamu mba mfite gufasha. Rero ndabona umwanya wanjye upfushije ubusa, ntari bisubira kuri kiriya kigori niyo nda nyine kuko ndabona ari byo bikenewe. Sibyo ukeneye? Okay, nanjye nkeneye no kumbwiza uko kuri nkabona uko ngufasha. Ruganzu. Ruganzu akazi kahagarariye ibisambo. Ahagarariye ibisambo bya hano mu mujyi. Ako se ikibazo cy'uno mukobwa ngo nimba ari Tracy ndikumva kidasobanutse pe. Hanyuma umugabo witwa Ruganzu twahigaga wayogoje no mujyi niwe wateye indura mukobwa. Umugabo Ruganzu watitije station yose undi ni muntu ki? Subundi ko nihutiye kurekura ura mukobwa nako n'umudamu wa Ruganzu already kuko ngaramutwitiye. Sundura mukobwa burayujuje imyaka. Hako ubundi mfite amatsiko yo guhata uwo mugabo Ruganzu ibibazo. Tumva nyine kumubaza ibintu byinshi cyane. Ubundi Ruganzu ni muntu ki? Ruganzu akomoka he? Ubundi Ruganzu ni iki? Ikintu ndumva nyine kukimenya. Kuko nanone numva nabona gura mukobwa kumurikira no muri gereza byawe bintu cyo sinzi impamvu nari mugiriye impuhwe. Bijya bite ikibazo kurekera ura mwana w'umukobwa muri gereza. Ariko amakuru amaye ndumva ari ingenzi kuko yadufashije kuba twagira kuri Ruganzu. Ariko nanone ndabona afanda atinze ngageze uwo mugabo Ruganzu, manze menye uwo Ruganzu ni muntu ki. Kuko ndumva Ruganzu yatitije uno mujyi rwose pe. Kabisa. Hano ubwo ndi gushidikanya ko bacyarubwa ari we bakorera. Okay, injira. Nimwe gafana. Niwe Ruganzu ujya bavuga wayugoshe no mujyi. Kumbona ibigwi bye se nuko angana bidahuye. Uzibu nuko twamukanze tukamukubitana indwara na bijoro ryose. Cyangwa ni handi babangu tugabo dutani ko tugira amatiku. Mwe mwicaje aruhuke manze aruhuke biki. Mama numva nyine kugana nayo ibintu byinshi cyane bikomeye cyane. Okay, afande. Hanyuma se ubona aka report gato wamana ahera hora. Aka report ka mbere dore n'ingura yaratunaniye. Fandi kabisa ngiye mwanyibeshyeho kuko nyine umfashe amfashe nyine nje gusura Ruganzu nuko ndangije njya kubona mbona aramfashe arantu challenge nyine bikomeye
nubwo nyine mumfashe mutazi amakuru yanjye buriya ngiye ntabwo ndi Ruganzu ahubwo ngiye ndi umuntu ukunda kumuderivaringa ibintu bijyanye n'imiti sinzi rero ngo iyo miti ni iki ngiye muzanira imiti ngiyewe nyikuye antuma imiti ku mupaka icyo nshinzwe ni ukuyikura ku mupaka nyizana nyimwegereza sinzi ngayimaze iki kabisa. Okay. ese mama mvuye kumutanga. Mana koko ubu se ndashobora kuba muri ino nzu njyenyine, musa yaragiye none na Ruganzu mvuye kumutanga kandi nari nkimukunda pe. Mana yanjye se ndakora iki? Ese ndakora iki? Kanjye kureba handi twabikaga amafaranga njye kureba ko hari icyo kuri polisi bamfasha, ariko se nanone nanjye bamfunga ngo natanzwe ruswa. Ariko nta kundi, ariko se mana ibintu nkoze ntabwo ari byo. Ndamutwitiye ndamutanze ariko kanjye kureba amafaranga ndashaka bamfunga. Okay. Ibyo ngibyo ndumva babagabo ba Friends Collaborator nabahamagaye bambwiye ko bagiye guturukayo, ndumva barasanga nanjye maze kumuhata ibibazo hanyuma duhite duhuzahuza amakuru. Hari ikintu baba bamusanganye muri ahantu bamufatiye? ntabwo cyabura namusanganye utuburi nka 15 tw'urumogi. Okay. Bigaragara yuko arimo gukorana n'uwo bita Cyarubwa. Urumva? Kumvikana nyine kuba wasanze utwo tuburi mu nzu yo mugizi wa nabi bita nyine Ruganzu ntabwo mba ni kumwibuka neza buriya kintu. Ariko na n'ubu ukeneye inkoni ntabwo ari wowe Ruganzu, ntabwo ari wowe Afande cururuka pe, ntabwo ari Ruganzu twirirwa duhiga, ntabwo ari wowe afande ntabwo ari wowe.